Urakora iki? Witeguye guhangana nanjye cyangwa urarekura? Uri mu gisa? Witeguye guhangana nanjye cyangwa urarekura? Ariko uri iki? Zavugana na Beni. Mani bahi. Ntabwo wamagana 5 za 200. Iyo nibigize ntiwongeye kuyakira se? Genda uzifashe. Genda uzifashe. Ariko bika. Genda uzifashe. Genda uzifashe. Ejo nyoko azaza kungisha inama. Ugiye kukwereka uwo. Uzabona ubundi. Ntabwo Kelly wari uzi wakera naga ari wowe. Sawa tugiye guhangana. Ako ni kugana. Shara maze kurambira. Cyane narangiza. Ese kwagiye uratinda. Ngize ngo bigiye kwa nk'byacagije. Nuko ari umuntu yantumagaho nta kibazo. Namahoro. Naringize ubwoba nkacyagiye. Sho naringize ubwoba ntabwase noneho. Ntabwanise. Bigiye kuba nkacyagiye ku mucyagiye nakubuze mama. Rero ufite kugenda. Oh yes. Dufite cyane. Kuri mu sandiri umwanya. Nabize ariko ninaje n'undi muntu namubwiye aho ngiye. Ntabwo ufite gutinda. Maze ndi kumva ntashaka ko wagenda. Sho ntabwo nshaka kugenda. Ndagira nta kibazo. Oh yes. Ugende. Utazapfa ngandana tuzahora twica tuganira nawe. Sibyo? Sawa, koze. Ndikumva utanshika. Bikangiye ndiba batamumagara. Bye. Sawa. Zasubira. Cyari ngombwa nanjye ndumva ameze neza. Cyane. Ako nizere kutazongera n'ikora birabe. Oya. Ntabwo bizasubira. Kandi biriya mu bintu mu bantu baho kuri ariko utuntu turiya tugahita turangira. Ariko ndanezerewe cyane ku mutima. Aje ndumva ameze neza rwose. Ntabwo nyirakaye ndumva nishimye. Urakoze cyane. Ngaho passport. Urakoze cyane. Best. Ndayawe. Umuhanda kagera karatura. We mukobwa we niba ari bikuzanye naho nawe. Ndera kuzana ibintu bya fake. Umuhanda kwiga musoma ibintu bya fake by'ibisa. Muhana imirwa. Wewe hasuyo. Abwira nyoko we gahungu. Ubundi uri umusazi. Bano wahe. Sheri. Ibintu byo kuzana ibintu by'ibicucu biri aho by'ibisaza. Ariko bahindutse kweli. Muracyari kwa konti. Kirase ntukizine nuzukinze uko giteye. Uko ari mutekano umuntu amutekano yitwara kuriya. Reka ni ikisazi kirahunga. Gusihangane de. Kiri mwibore ntabwo yatuma turakara. Barabona we. Shikikaje kaje kato kuya ngaha. Akabegize nabirenze. Afite mushiki wanjye hariya. Asigaye yifata akagenda asa nambwiye. Nekaza. Meze bite se? Sana kibazo pe. Nimuramenyera se? Ariko tagiye kuzana kare aja waba i Kigali. Kigali mane Kigali ni kigo. Ndabona oro twaga n'umuntu wibere nako kamonye rwose. Ariko ngo hari ibyaro ngo Kigali bitagira umuriro. Hari harari umuriro. Zagasanze nyuma za bumbogoza. Zagikomera za. Nta muriro bayo. Reka da. Bite byawe uri bumbuze uri giki bite byawe uri kuzumenagura ibintu ufite ikibazo cy'ubundi ufite ikibazo ye ni kundu
umukobwa yigeze kuzira n'undi mukobwa ngira uwo mukobwa ndamwiye indese inde nyine vuga nyine inde ubundi miga uramfashe umukobwa ni nguzira nuso shaka iki nyine wagiye kundwanira kuri musaza wanjye barantwara umugabo ureba uriya muri sheri wanjye ninge twikundaniye indese wasaze ubundi bakuru wende ke bantwara umugabo indese ubundi we wari wajya mu rukundo umuntu ingiye yikundiye none mbonye imico cy'umukobwa yitambitsemo kagakobwa ngo ni keri ndamuvuna njya kuyambura umugabo wanjye nanamwica indese uri ushaka nde nyine ushaka iki mufashe iki se basi gushaka ibuye ry'isarabwaye nimbona ntacyo mufashe iki rimwe risongo ese mufashe iki nyine iyo mukubita nkatamubomora akantu ushaka se mufashe iki cyangwa ufunze ni ufungo uzi ko bari umuntu baromba nimba ntacyo mfashe nimbona ntacyo uri bumfashe winjomba n'umuro gabanya utugamba uramfashe iki wumva nimba ndi mushiki wawe sheri wanjye bakaba bamutwaye bizi neza ko twakundanaga ura nta kintu wakora muri iki se gihe ibintu byagenda bizi nimba ura ntacyo wamfashe ura nkora dore nibyo nonse kobwa ni abantu bose nubise ngo afite ngo gifata ngo ibuye ry'isarabwaye ngo gikwica umuntu neza kuri mudugudu biragenda bite n'icumu biragenda bite mukuriki kuba gufunga tumukurikire ngo afite ngo umuhungu ngo yakoze ako umuhungu n'indera ni kumubaye kinga tumukurikire ikibazo yakora cyose ni njyewe cyabazwa ngo mu byacumura yicaye umuhungu tugende kinga warabona tugende urakora iki witeguye guhangana nanjye cyangwa urarekura witeguye guhangana nanjye cyangwa urarekura ubundi ufite nagutse kwashana umuntu azagukora nyama nzakugire neza kuwanze kumfasha wanjye nziyahuri nzakora iki wese kuwanze kumfasha cyangwa ufashe ubundi warasaze umwana w'abandi uri umusho waciwe we baragufunga wowe we mbega ntujuwe ariko uri mu ubundi umukobwa ni gatumwera uri mu cyo ubundi n'umurapiki witeguye kurekura ariko urashaka icyo mukobwa we ariko urikiza ariko zabimeye urabona uramurekura cyangwa harabaye mu rugo ngo ngiye abagabo barabona ko sakwise neza urashaka kuzankurira ishyano wowe urashaka kuzankurira ishyano umubyeyi kimura yicaye barabo barabivuze umubyeyi kimura yicaye usibini yakoze umusaza wawe ishyano uzi umusaza wawe era ishyano urabona yeze mbonye icyo nyuba mugenge wanze kumfasha ngo ugende ese gufasha kugira ugiye kwica umuntu barabona ndetse urwo nabonye aje kutwivangira mu rukundo kubera uzi ko umuntu ushaka wakoze bishoboka akamuvaho akagukunda nase batagushaka nase menike ese wakugendeye na umuragenda igende kandi reka mubwira dutahe umuntu nuwahe Kari ngwino hano urihe ariko wajya ubanguka ko nakubwiye ngwino hano hitondere nkaba ndi kugira numva ibintu nkura n'abantu bambwira amagambo ngo zo nkubwire ibyo byo ni ibiki kuki Perutse guhura n'umukobwa witwa Fifi niba agakobwa ari barakadamu sinamenye kantangira muzira nigendera
kubwira umukobwa wawe mushiki wa Migambi numva rero banza ari Migambi bavukana kuko agakobwa kawe mukabwire ngo yaciriye umugani numva none nanjye ndihe asima utarakomeza mubaze gato ubundi aha nta kibazo bafitanye n'abaturage ariko abantu muturanye ko wageze nkakubwira yuko ahantu kwimukiyeho ugomba kwitonda ukaza nkakubwira ngo witonde none ni habi wowe yambwiye ngo ukabwire ukakubwa kawe ukabwire ngo imbeba y'umujinya yagiye musi y'urutare ngo imbeba ngo yagiye umve ntumbaze ukahakura inda y'akabati Miga eko cyose bigorikirana gokira n'ibintu byose ubonye ibihuri biciye amazi uze kugiyungiye cy'ubushizi ndeka sha urashaka iki ese ko turi kuburana bize urashaka iki turi kuburana kandi nawe ntabwo weretse kuvuga yuko ubu ndagasaza ngo utakikeneye kugendana nanjye ujye ugendana ugendana na babigabo iyo ngiyo mu kigero cyawe bikize birakaje mo ndibereye mu kazi se timbabarira yumva ngo akazi ndabibona ari ndikwikira imibiri zinka mbabarira cyangwa ni yawe rwayinze enda kuva mubwiranye urashaka iki se mvuga ko mashaka tuvugana neza vuga vuba se tinigendere vuga vuba nikora akazi urashaka iki urashaka iki ushaka ko ujye ukanyigira mail gusa Mary wese mwazi ya gahunda yanjye yes muzi ko ushize wa muntu yate akayambaye amafaranga ariyo najyanaga gusokana na wa mwana nyine none se ko yaguhaye hari na fata yawe nzi hari na fata yawe nzi ko yaguhaye wa mukobwa wambabare kuko kitona warabimbwinga ahantu ni habi aho umuntu azakorora abura hacira yitsamure abura umubwira kire undi bahantu ni bwoko ki numve ubundi se nta kibazo mufitanye n'ura mukobwa ngiye uriya mukobwa ubusanzwe ntago muzi numwe nigeze kukubwira wamenyeho inzoga ni kariya uriya n'ubwa mbere n'ubu ngo harimo yampuye nawe ntago nakibuka isura ye uko areshya niko n'ubugome bwe burabungana mbega umukobwa yarambwiye abaturumbuye amaso wagira ngo ni isaso yewe uswirambiraga mwumva iyo ugeze yifunga n'amatwi sikabwo ngiye byo nitaga bitoya ari binini umva umukobwa hano hantu ni habi cyangwa se hari ikindi kintu mugeze uhuraho nabo mukaba kuri kwimana umuntu twari turi kumwe ngiye nyira numva amakuru ngo ni sheri wiwe ariko ntabyo nzi gaho nyumvira uretse mubwire we kumbureminga ngiye nimba umuntu ntago yaza nka gusuze ngo wange kugera gute kumwikiriza uwo se mwari muzanye uwo mushuti wiwe uri agahungu ntabwo nabwo warifata igihumbi kayanga igihumbi ese raguhangara yamaye 200 agahe 200 muze byari ibi byabaye yanga wagize uti amafaranga 400 ibihumbi 400 byabaye yanga nasokanye wa mwana wandi wanyereka wa undi wapasa ibihumbi 400 byose ukajya kwipfusha ubusa w'umukobwa none urashaka ndi iki rero ndashaka kumuhetera meri buri yarakoya kwiyumvamo ndagura kana ariko ndagura kana yangana ariko meri buri none urashaka ngaho wamubwira ko akanyo yanyengere 500 cyangwa 400 yiki se ngavuga kara iki wamubwira ko uziko nigaga imodoka mbere bahita umubwira ati bamutegetse kwiga azina mekanike ngiye kwiga mekanike hari gutwara na mekanike kuburyo imodoka ishobora gupfa niyeranje ipfuye yihutisha ariko urara wiga imitwe ahantu usinziriye uragacakura agahungu yewe mbona uragacakura wowe si data sembana none aha shimye ko mbikuvugiye nyokora yaguhaye amafaranga yaguhaye mwari twari twisohokeye araza nsanga kandi umuntu aje gusanga ntabwo wamwirukana mu bwenge ngo mvi ruhande ni mu rwo rwego byagenze kandi agakobwa uzagakizwa n'iki kuko nabonye ari imbabura umve masha reka nkubwire rero mbabere uhaguruka ugenda untekera icyayi ninywere ngende umva isereri risinyita mana nyagasa kandi agakobwa sinzi aho ndagakibira uzi ko atari we muntu wa mbere ubimbwiye he n'undi wabikubwiye umva ngo none ngafite imigambi sinzi imigambi afite gaho nyuma ubu koko mana ubu koko mufate wongere usubire iwanyu koko nirigize amerwe mbonye umwana uzajya turarana ubu ngufate usubire iwanyu bumva ko hano habaye ibibazo ariko koko mana mbega umusozi wirira haguruka genda untekere icyayi ugire vuba ndashaka kwigendera genda mwana bagenda ubuguru kujya usenga mudasenga birakuru uzasengera ikibazo cyanjye n'Imana cyo nzagikemurana Imana ikuzi Imana irakuzi
winkorera diru ibyo by'Imana uzavugana nabyo Imana ibahise ntabwo wa 500 za 200 ibyo nibigize ni wowe ngiye kuyakira se genda uzifashe ariko mika genda uzifashe ejo nyoko azaza kungisha inama bitanga utobera ndabyanze 200 kuri 500 kandi nzamubwira ugomba kumutegeka kuvuga ko agomba kuba ingiye yanyuzaho kugira ngo nyaguhe ngiye kureba n'ibyo wiga tagira ngo none natuma yakunyuza mu ntoki 200 ugafata 300 urabyemeye n'ubyemeye okay genda uzifashe nyoko azi kuri bandi nagakwizera kandi yarakubyaye nari ngiye no kukugurira kana kakanya ukarakajyane cyane